Amahoro bavandimwe, turashima Imana muri iki gitondo kandi ko yongeye kuduha umugisha wo kugira ngo dutangire icyumweru tumeze neza, turamutse amahoro. Reka dusenge. Data mwiza, Mana ikiranuka, turagushimira yuko ari we Mana yacu kandi ari wowe utwitaho, Mwami, ukatubabarira ibyaha byacu, ukaturinda, ugakomeza kubana natwe mu kubaho kwacu kose. Mwami, tukaba turamutse amahoro. Iki gitondo rero Nyagasani, bana natwe, bana n'imitima yacu, wongere wigarurire intekerezo zacu, tugirire ubuntu Nyagasani, kugira ngo ubwo dutangiye iki cyumweru uduhe Nyagasani gukomeza gutekereza ku magambo yawe, gukomeza kukwikomezaho, kugukundisha imitima yacu n'ubwenge bwacu n'imbaraga zacu. Mwami, tutarangara, tugirire ubuntu rero mwene data wese utakambira, umwumve kandi umusubize nk'uko ubuntu bwawe buri, kandi Nyagasani ukomeze kutwihishurira mu ijambo ryawe. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe iminsi yose, amen. Reka dufate Bibiliya zacu tujyane mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Yona ni umwe mu bahanuzi bato. Turasoma mu gice cyaho cya 4 umurongo wa 9, gace kawo ka nyuma cyangwa se B. Haranditse ngo, reka wenda ngusome wose. Uravuga ngo, Uwiteka aramubaza ati, ukoze neza ubwo urakajwe nuko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati, nkoze neza kurakara ndetse byatuma niyahura. Nkoze neza kurakara ndetse byatuma niyahura. Aya magambo ya Yona niyo nshaka ko turebaho tukayatekerezaho bavandimwe, tukipima mu mitima yacu, tukamenya neza niba uyu Yona abenshi dukunda kumusoma tugaseka, tukumva yari umuhanuzi utangaje, udashaka ko abantu bakizwa, kandi nyine Imana yaramuhamagariye umuhamagaro w'ubuhanuzi, ariko kazi nyine k'umuhanuzi agomba guhuza abantu n'Imana, kumenyesha abantu Imana. Ariko Imana yamutuma ku bantu bitewe n'urwango bafitiye personally, akumva ntabwo ashaka kujyayo, akumva ntabwo ashaka ko bakizwa, ku buryo gukizwa kwabo kuri mu bintu byamubabaje cyane, ngo ku buryo yumvaga yakwiyahura nyuma y'uko Imana imukonfrontinze. Uyu Yona nyine nk'uko mbivuze, Imana imwohereza i Nineve kubwiriza abantu kugira ngo bihane. Umurwa ngo uba wuzuwemo ibyaha byinshi, urimo abantu ngo batazi gutandukanya indyo n'imoso, ariko Uwiteka ashaka kubagirira impuhwe akaboherereza umuhanuzi kugira ngo ababwire ijambo ry'Imana, hanyuma bakizwe. Ni igitabo gito, muzagisome. Hanyuma Yona agapretendinga nk'ugiye, ariko agahita kwepa, agashaka kujya aho Imana itamutumye. Nyuma rero inkuru ikomeza batwereka Yona Imana imugarura ikoresheje ubugabe bwayo, igakoresha providence yayo. Afata ubwato ngo ahunge, Imana ikabuteza umuvumba, niba ari umuvumba, umwuzure, umuraba, bakamujugunya mu mazi. N'ubundi ibye ntibirangiriraho, kuko abavuga ati nimunjugunya mu mazi murakira, ntabyo muri bube, kuko ninjye nyirabayazana, azi ngo narohama mu mazi biraba birangiye. Imana igategeka urufi rukamuvanayo, rukamutwara, rukamujugunya imusozi, n'ubundi agakomeza agahabwa itegeko ryo kujya kubwiriza. Amaze kubwiriza rero, iyo urebye message avuga, nta nubwo ari message iri passionate, ubona ko ari message ihambaye yagakwiye kubimuvinga umutima w'umuntu. Nyine iyo nubona atabishyizemo imbaraga, ariko Imana nyir'ubuntu ikabakiza, ngo bakihana, igihugu cyose kigategeka fasting. Yona ngo yicara ahantu arababara, atonganya Imana, ayibwira ukuntu ibyo byose bitewe n'ukuntu Imana ari umunyampuhwe, ari umunyembabazi, avuga character zayo zose nziza, ariko atazivugishwa no kugira ngo ayihimbaze, ahubwo azivugishwa no kugira ngo
ayereka ukuntu izo character kuri iyo nshuro zibaye mbi kubera ko nyine atari nziza, ntago zisamaje kubera yuko izikoresheje ku bantu Yona yanga. Cutting the story short rero, Imana kugira ngo imwigishe isomo ngo yicara ahantu ngo izuba rikamukubita rikamwotsa kabisa ritwika ryinshi cyane, akabura aho ahungira, akabura aho yugama, akabura igicucucucu, akicara ananiwe, akagwa agacuho. Imana ngo imeza uruyuzi mu minota mike akihicara. Uruyuzi ruramera, rugazamuka, rugakura, rugatoha, rukaba uruyuzi rwiza, rukagenda rugatwikira Yona igicucucucu, akugama akazuba n'uwo munaniro wose, yumva arasusurutsa, amererwa neza. Mu minota mike Imana rwa ruyuzi ngo iruteza, niba ari urunyo rurarurya, uruyuzi ruhita rwuma instantly ako kanya. Mu kuma k'uruyuzi rero, uruyuzi Imana iba yamejeje mu minota mike, iyo rumaze kuma Yona arababara, akagenda akababara ku buryo nyine ubona yuko uruyuzi rwari rumuzaniye nk'ubuzima, rwari rumuzaniye ihumure, rwari rumuzaniye agacucucucu ko kugamamo, rwari rumuzaniye mbese ahantu yumva asusurutse, ko yari umuntu n'ubusanzwe ukunda comfort. Arangije Imana irwumishije rero arababara. Imana irangije mu kumwigisha isomo iramubaza ngo ese ubwo urakaye ukoze neza? Niko kwisubiza ari amagambo tumaze gusoma. Arabwira ati ngewe akababaro mfite kubw'uru ruyuzi rwumye, nkabura aho nugama akazuba, ni akababaro gakomeye ku buryo naniyahura. Yari afite ibyo bitekerezo byo kwiyahura. Ariko mwumve ikibazo munsi Uwiteka yamubajije, amubaza ngo ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje. Uruyuzi rwameze ijoro rimwe kurindi rukuma. Urumva? Anje amaza ngo ngewe se sinari nkwiriye kubabazwa n'Nineve, uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri basaga, batazi gutandukanya indyo n'imoso, hakabamo n'amatungo menshi. Mbese uyu murwa wari ubabaje Imana, abantu Imana yaremye ni big deal kuri yo, irabakunze cyane kurusha urukundo Yona yarakunze uruyuzi atigeze ameza. Ari kumwereka agahinda k'abantu bayo, abantu Imana yaremye bari kurimbuka, Yona adafitiye umutima. Imana iramukonfrontinga, ariko Yona akomeza kuvuga ati nkoze neza, binarimbye nakwiyahura, gupfa bindutira kubaho. Avuga amagambo menshi akomeye ntashaka wenda kujyamo cyane. Icyo nshaka muri iyi mirongo ngendereye cyane ni ukugira ngo twige isomo rikomeye kuri uyu Yona, tumufateho icyitegererezo, twibaza ukuntu umutima w'umunyabyaha mu kanya gato cyane womatana n'ibyo mu isi, umutima w'umunyabyaha womatana n'imigisha Imana iduha ya hano ku isi, ku buryo umuntu atangira gutekinga refuge, agatangira gutekinga comfort, agatangira gutekinga satisfaction mu by'isi bishira. Icyo kintu nshaka ko twiga muri aya magambo ya Yona, kuko ntabwo nshaka ko uyu Yona tumubona cyane muri iyo sanse y'umuhanuzi wanze kumvira. Nibyo nirindi somo naryo Imana itwereka, ariko nagira ngo nanone turebe imitima yacu muri pozisiyo y'ibintu Imana iduhereza. Ese ubana ute n'ibintu Imana iguhereza? Izi nzuzi Imana imeza mu buzima bwawe zikaguha agacucucucu, ibi bintu Imana igukorera ikaguha temporal blessings, earthly blessings, ubana ute nabyo? Ko iki ngiki ari igipimo gikomeye cyo Imana igikoresha kugira ngo ipime umutima w'umuntu yikunda by'ukuri ataryarya. Nuko Imana igikublessinga, noneho kubera inyota no komatana n'ibyisi biba byaritse mu mutima wawe, za blessing iguhaye
ugashaka kuba arizo uhita uklinginga, ugahita uwomatana nazo, amaso yawe ntiyongere gutumbira mu ijuru, intekerezo zawe zigahita zifokasinga kuri ibyo bintu, attention yawe ikabiragurutse, umwanya w'Imana mu mutima wawe ukabura buze. Icyo kintu ni icyaha kitubamo, kandi ni kimwe mu byaha bitagatifuzwa, ku buryo byitwa nyine kwinjoyinga iby'Imana yaremye, ko ni byiza, ni imigisha Imana iduha, bikitwa ko ntacyo bitwaye kubera yuko nyine Imana ibiduha ngo tubyinjoyinge, which is true, ariko ntabwo ibiduha kugira ngo tubihindure izindi mana ku ruhande. Ku buryo umuntu afata uruyuzi Imana imejeje ako kanya ngo mu ijoro rimwe mu rindi rukuma, akavuga ngo ubwo ntakirufite mu buzima bwanjye, afazari nakwiyahura. Can you imagine? Tekereza icyo kigero cy'uburyo umutima wumvaga ibi bintu Imana imuhaye ari byo kampara, ari byo bintu bimataringa kurusha n'Imana nyiri kubitanga. Imana ntiyapfuye, Imana iracyahari, just kubera ko uruyuzi rwumye umuntu ngo yakwiyahura. Mu bitekereze, utekereze ndi tempted kuzita inzuzi mu buzima bwawe, kubera ko turi gufata icyitegererezo kuri Yona. Gerageza umeditating, ushakishe inzuzi mu buzima bwawe, wibaze, ese ibi bintu umutima wanjye ntago womatanye nabyo that much that without them ntakibifite, mba numva ubuzima bundangiriyeho, mba numva kubaho bitagifite meaning, ugafeiringa kumera nka Yobu, iby'isi byose byashizeho ariko agakomeza komatana n'Imana. Bavandimwe, ibyanditswe byera more than once bigenda bitwereka uburyo imitima yacu position ikwiriye kubihagazemo cyangwa se iteretsemo, kugira ngo twirinde idolization cyangwa se guhimba imana z'inyamahanga z'ibihimbano mu mitima yacu, kubera yuko kugira ngo umuntu agire igishushanyo, agire ikigirwamana yikubita imbere akesha kubaho, ntago bisaba icyo wabumbye n'intoki cyangwa icyo waguze ku isoko, ahubwo bisaba icyo wimitse mu mutima wawe. Mu Bakolosayi, Pawulo yandikira Abakolosayi ababwira mu gice cya 3 ahereye ku mugisha ukomeye bahawe, umugisha witwa kuzuranwa na Kristo, umugisha witwa guhindurwa abazima, kugirwa abaziranenge n'icyo Kristo yakoze. Icyo kintu ngo umuntu wese cyabayeho, aravuga Pawulo ngo nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo, niba icyo kintu koko cyarabaye mu yandi magambo, ibyo agiye kuvuga munsi utabyibonyeho cyangwa se utabifite, utabinyotewe, aho ngaho umenye ko kimwe cya mbere nta kigeze kiba, kuko yayigize if condition. Niba mwarazuranywe na Kristo, if ye then be risen with Christ, nukuvuga ngo navuga ngo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri munsi. Ubwo mu yandi magambo ashatse yakongeraho akavuga ngo unless, keretse mubaye mutarazuranywe na Kristo. Mu yandi magambo nta buryo wahuza ibi bintu bibiri byo kuvuga ngo nazuranwe na Kristo ariko sinshaka ibiri mu ijuru, nazuranwe na Kristo ariko umutima wanjye womatanye, ni nka magnet, pole nord na pole sud, byomatanye hano ku isi. Ibyo mu ijuru ni ibintu ntekerezaho gake cyane. Imana ni ikintu kinzamo gusa iyo ngiye nko mu materaniro, kubaha amategeko y'Imana, gukora nk'uyu Yona Imana yari imutumye kuvuga ubutumwa. Evangelism njya nyikora gusa iyo nk'umuntu ambajije wenda nka vase ku by'ubukristo, akambaza ati ariko ibi bintu byanyu ni ibiki,
ariko nta muntu ujya winishetinga ngo umucokoze uvuga uti uyu munsi niba Imana nsomye ibyanditswe bikambwira ko ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa ku baremwe bose, utangire upanga uvuga uti ngiye mu kazi, iruhande rwanjye ofisi yanjye iba yegeranye n'iya wenda n'iya Shyaka, n'urugero Shyaka ntakijijwe cyangwa Divine, uyu munsi nitujya kuri ranshi ndaza kumubwira nyine ngo utekereze ways, utekereze inzira waza gukoresha kugira ngo uyu muntu mugezeho ubutumwa bwiza bw'agakiza. Ahubwo igihe cyose uba witekereza ibyo mu isi, mu mutwe wawe usanga haba hibereyemo za bridal shower, za anniversaire n'ibindi byinshi nyine by'imidugararo biguhora mu mutwe ku manywa na nijoro. Uba wumva nyine you can't wait guhura n'inshuti zawe ngo muryoshye, you can't wait kujya muri weekend cyangwa se gufata leave ku kazi kugira ngo urelaxinge, uryoherwe n'ubuzima. Imigisha Imana iduha abavandimwe tujya tuyihindura nk'ibigirwamana. Imana ikaguha urushako, ukumva comfort yawe iri muri urwo rushako, ukumva comfort yawe iri ku bana bawe, iri ku mugore wawe, iri ku mugabo wawe, ukumva ni nkaho Imana isigaye meaningless, iweyinga gake. Uburemere bw'ubutumwa bwiza n'ibyanditswe byera bwaragiye burakamuka muri wowe, usigaye wumva big deal ni ukurera umwana wanjye, big deal ni ukwita ku rugo, ni ukuruhahira no kurumenyera ibirutunga. Good, Imana koko iguha izo nshingano, ariko nta na rimwe izi nshingano yigeze ziguha ngo zize kuri placinga icyubahiro uyigomba, kuyitekerezaho 24/7, kwibwira amagambo yayo n'amategeko yayo ngo ubisimbuze kuba ibyo bita ngo workaholic, umuntu wihebeye akazi pe, ku buryo nyine akazi kagutwaye uruhu n'uruhande, iby'Imana ntukibyibuka. Izo zose nirwo rwa ruyuzi navugaga Imana imeza mu buzima bwa Yona mu gihe cy'amasaha 28 ngo rwameze last night rwuma tonight, rwuma nyine umunsi ukurikiyeho. Ni nk'uko nguko ibi bintu rero iyo Imana ibona imitima yacu yomatanye nabyo cyane, it's very dangerous, kubera yuko birangira bidukozeho. Ura nubona uri komatana n'iby'isi cyane, uzamenye ko uri mu kaga gakomeye, kubera yuko uri muri riske z'uko Imana noneho iri buze no kubitaking away, kuko Imana yagukunze ikakumenera amaraso. Niba koko nkuko Paulo avuga ngo niba mwarazuranywe na Kristo, niba icyo kintu koko cyarabaye, iragukunda cyane ku buryo aho kugira ngo ukomeze urangare, ibyo bikurangaza yabikuraho. Kandi niba ari byo utezeho amakiriro, uzahura n'akaga. That's how it is, muvandimwe. Ni wowe uba wihemukira iyo uri gufixa amaso yawe ku bitagira umumaro. Iyo ufashe ibintu Imana yaremye byo mu isi bishira, kabone nubwo byaba ari byiza pe, nta kibi kibirimo, ni Imana yabiduhaye ishimwe. Ariko iyo wibeshye gato ukabiyisimbuza, Imana irabijyana. Ngaho utekereza ibyo ari byo, utekereza Imana iramutse ibijyanye, utekereza ari umugore wawe, utekereze ari umwana wawe, utekereza ari akazi utezeho amakiriro wafatiyeho na credit Imana ikakajyana, banki ikabitejemo, n'ibindi byinshi ntarondora. Byose uzi mu buzima bwawe wagiye womatana nabyo, ku buryo umutima wawe utagitekereza yuko ibi bintu bizasigara kumva. Nta na kimwe bazafata ngo bagisqueezinge muri coffin yawe, byose bizasigara hanze, uzajyamo wenyine. Umubwiriza aranditse avuga ngo ibyo nabyo ni ubusa, ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga, ngo bisigara biribwa n'abatarabiruhiye. Can you imagine guhemuzwa nako kantu, wa mugani w'ababandi, akantu utazanarengana kumva, ngo ugatahane byibuze uvuge ati dore akantu naninze nkiri mu isi ndakazanye ndagatahanye.
nta na kimwe, kuko birabora. Ibibora ntabwo bishobora kujya mu bugingo buhoraho, ntabwo bishobora kuragwa ibitabora. Muvandimwe, tekereza neza, tekereza neza, kuko uyu Yona tujya tumusoma tukumva dufite tendansi yo kumuseka no kumva ukuntu yari umuhanuzi w'ikigoryi, utubaha Imana, udakunda abantu. Nyine biba bisekeje, biba binatangaje kubona umuminisita w'ubutumwa bwiza udakunda abantu, utitaye ku iherezo ry'abanyabyaha. Mwese ubwo ni iki kintu mu by'ukuri cyaba kikugiza umuhanuzi? Fazari wakwitinga ukajya kubara amafaranga muri banki. So bavandimwe rero, nujya wumva ushaka guseka Yona, ujye umenya neza ko hari inzuzi ziri mu buzima bwa Imana yamejeje, zo wugamyemo agacucu, ubuzima bwawe bwomatanye nazo, ku buryo Imana izijyanye nawe wavuga nka Yona bati, Mana, aho kugira ngo iki kintu kimbeho, afazari uzanyiyicire mve hano hakiri kare. Nyine ukumva ntiwabaye icyo kintu kidahari. That's how sinful we are. Uko niko turi abanyabyaha bavandimwe, imitima yacu yaritsemo ibigirwamana byinshi by'uburyo bwinshi. Niyo mpamvu dukwiye kubitekerezaho, tukameditatinga, tukagenda umutima tukawusaka, tukawubaza ngo ni ibiki ucumbikiyemo hano bimbuza kuramya Imana yanjye n'umutima wose, ukabisohora byose byose, ukiyegurira Imana n'umutima wose utizigamye, nta gace na gato gasigaye. Umwami wacu adufashe kandi atugirire ubuntu. Iki cyumweru dukomeze gutekereza kuri aya magambo, dukomeze kwita ku ijambo ry'Imana, ndetse dukomeze imitima yacu ihugukira iby'ijuru, ikomeze itekereze ibiri mu ijuru aho Kristo aricaye iburyo bw'Imana. Kuko atanga impamvu hariya mu Bakolosayi akavuga ku murongo wa 3 ngo kuko ngo reka mpasome, ngo ubugingo bwanyu, ngo kuko mwapfuye, ngo kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanwe na Kristo mu Mana. Kandi magambo, umuntu ibyo bitagaragaraho n'utarigeze apfa, ni umuntu ubugingo bwe butahishanwe na Kristo mu Mana. Wowe umutima we ushobora kujya ku by'isi kuko nta kindi azi, ntazi Imana, ntabwo ubugingo bwe buri mu ijuru. Ariko ufite ubugingo mu ijuru, abera ba kera bajya bavuga ngo umuntu ufite gakondo yo mu ijuru, akaba afiteyo umutwe ari we Kristo, ngo akwiye kubaho muri iyi si amaso ye ari mu ijuru. Ufite ijuru nk'iwabo, ariko ufite isi nk'iwabo, mu ijuru ntaho azi, ntabyo atekereza byaho. Uwo rero niba ari wowe, you should repent, ngomba kwihana, kwizera ubutumwa bwiza. Icyubahiro kibi cy'Imana iteka ryose. Amen.